yacu zishaka izo kuzakora za protokoli rero zikora ziprotokora mu rugo jewe ntago nzemera gute izo protokoli ziprotokora mu rugo ntago ari byo ziprotokore mu rusengero ziprotokore mu nzira ariko niba tugeze mu rugo wowe papa na mama mufite abandi babafasha mu rugo mu buzima bwa buri munsi bahasanzwe bahahora bazi ibyaho izo protokoli rero ziza gukora guprotokora mu rugo izo ni kwa kuvangirwa ubwo uba wavangiwe tayari izo protokoli keretse niba hari umuntu w'umukristo wawe ku rusengero rwawe uvuga ati pastor nzaza kugufasha iki niki ariko yabigusabye azaza mubiziranyeho aje kubw'impamvu runaka azayikore asoza reka tubasuhuza abakunzi bacu imana amahoro ibahe umugisha abadukurikira mwese aho mugiye mutandukanye muherereye imana ibahe umugisha dushimye imana rero ku bwanyu wowe udukurikiye uri mu kazi kawe ka buri munsi kandi tuzi neza yuko udukunda turagutera imbaraga zo gukomeza gukora kugira ngo ibyawe bikomeze gutera imbere hanyuma dushuje abarwayi nabo badukurikiye bari mu bitaro mwese aho muri aho murwariye namwe tubifurije kurwara ubukira kandi turabasengera kugira ngo mubashe gukira kamwe no n'imiti ya muganga hakurikiraho isengesho kandi isengesho ribasha gutuma imiti ikora imana rero ibagire neza dushuje rero abantu bagiye badukurikira mu migabane igiye itandukanye ari abari muri za Australia bari muri Amerika muri Canada bari Burundi abari muri Congo dushuje inshuti zacu ziri za Bukavu bari za Lubumbashi Congo Brazzaville imana muri baho umugisha n'abandi bari muri Kenya muri Malawi Mozambique n'ahandi Uganda hano hakurya dushuje abari Tanzania muri za Karagwe Mwanza ndetse na Arusha mwese imana ikomeze kubagura n'ibindi bice byinshi turondora mwese imana ibahe umugisha abari mu ntara zigiye zitandukanye z'igihugu cyacu uko mudukurikira umunsi ku wundi nabwo turabikunda kandi dukunda uburyo mutera komenti ishima yuko turiho dutanga ibiganiro muri iyi minsi ndabashimiye cyane kuko muratanga komenti nziza cyane mukantera courage bigatuma numva ishizwemo cyangwa nshubijwemo imbaraga ariyo mpamvu rero tugiye kutajya tubatumira abatumirwa kugira ngo babashe kuza babaganirize bababwira ku byerekeranye n'iby'agakiza kuko tubwiriza ubutumwa bwiza bwo kwihana ibyaha ndetse n'inyigisho zigiye zitandukanye ko namaze iminsi natangiye inyigisho zivuga kumenya abanzi bawe mu ibanga abanzi b'umusaraba abanzi b'umuntu w'igiti cye abarwanya amasezerano abo bose rero tugiye kujya tubatumira abakozi imana abashumba bafite ariko ubuhamya kugira ngo nawe ugire icyo umukuraho n'igihe wamugana ubashe kumubaza ibibazo ndetse ubashe gusubizwa rero imana ibahe umugisha rero kubw'iyo komenti mujya mutanga zose ndazibona ndetse tunababwira ngo mujye mukora share kugira ngo ibiganiro bibashe kugera kuri benshi babashe nabo ubwabo kunguka niba wungutse nawe wifurize ko mugenzi wawe nawe yakunguka hari umuntu ujya umbwira ati ikiganiro rwose kiramfashije nanjye ngihaye abandi imana iguhe umugisha uyu munsi rero muri studio za Pastor Fanny Official twagira umugisha wo gusurwa n'umushumba ni umukozi w'imana si ubwa mbere ngira ngo mwaramubonye aho abwiriza ubutumwa mu rusengero ariko twifuje ko tuza kuganira ibibazo ndibuze kumubaza tugiye kuganiraho bijyanye n'umukozi w'imana uburyo umukozi w'imana akorera imana ari umumama tubonye abagore benshi batariho badafite ubuhamya bwiza basenya ingo kandi badatanga n'uburere ku bana babo turaza kare kuba tuganira umugore umukozi w'imana w'umugore ni muntu ki ahamagarwa te cyangwa se abijyamo kubera ko ari umugabo abirimo se yumva ijwi ry'Imana te nyuma tuze no kureberamo uburyo umukozi w'imana agomba kuba mu rugo kandi akarera abana be kandi akabaha uburere bwiza bwa gikristo kuko baravuga mu Kinyarwanda ngo gutera uburezi bw'ibanza kandi akagaruka akaba n'umugore impamvu ndegeje ijambo ry'umugore nuko uri umugore ukaba uri umugore w'umugabo tugwaye ikaze rero turagira ngo ubashe kubanza ubibwire ubabwire amazina yawe wabwire n'umuryango ufite niba wubatse cyangwa se uri umupfakazi nabwo tubimenye byose nabyo ni byiza kuko hano turubakwa imana iguhe umugisha ya murakoze bakunzi
uyu muryango wa Pastor Fanny, Imana ibaha umugisha. Amazina nitwa Kamatenesi Betty, abandi umukozi w'Imana, ukunda Imana n'abantu bayo. Ndi umubyeyi, ndubatse cyangwa se ndi umugore. Benshi pastor iryo zina ntabwo bajya barikunda kuvuga ngo ndi umugore, ariko ubundi Bibiliya ivuga umugore. Nese bajya ngo bavuge umudamu, umumama cyangwa umudamu, mama ariko so ariko Bibiliya ivuga umugore. ivuga umugore. Ndi umugore rero, Yego. ndubatse, mfite umugabo n'abana 7. Yego. Akujije. Barasoretse, bamwe n'abagabo, abandi ni inkumi. Ndumva ari ibyo ngibyo, barakuze kandi bari mu murimo w'Imana, barimo barawukora neza, turagendana uko dushobojwe n'Imana. Imana iguhe umugisha. Pastor, Imana iguhe umugisha. Ni ukuri uvuze ijambo ryiza, ndashaka nubwo urikomoje uze kurivugaho. Hari umuntu mperutse kuganira nawe, noneho tumaze kuganira avuga ijambo, iryo jambo uvuze yaravuze ati jewe buriya sinemera ko umuntu bamwita ngo umumama ngo cyangwa se umudamu. Sinibuka ukuntu yabisobanuyemo, ariko ndakeka ashobora kuba atwumva. Ariko aravuze ati buriya Bibiliya ivuga umugore. Kera ngo yaranyise umugore, ndavuga nti ariko ndi umugore. Ni izina nkunda cyane, nkunda n'uyu mugabo wanjye mbwiye ngo umugore wanjye, ndabikunda cyane. N'umuntu yambwiye ngo umugore, kuko Bibiliya igenda ivuga umugore, nahise agiye akoresha ijambo rivuga umugore. Rero umugore ako uraza kukakomoza. Reka tubanze dutangire ikiganiro dusenga. Mana Data Nyiringabo, turagushimiye ubw'akanya nk'aka uduhaye kugira ngo tuganirize abadukurikiye, kandi tujye kuganira ku bintu bigiye bitandukanye byafasha uyu mubyeyi utureba, byafasha uyu mukobwa utureba, byafasha uyu mugabo utureba, byafasha buri muntu wese uriho udukurikira, uri mu bibazo, wabyaye abana bikanga, uri mu muhamagaro nawe byanze, mbese uri guca mu nzira zigiye zitandukanye. Turagusabye rero kugira ngo udushoboze kandi uduhe kwambara imbaraga zo gusobanura ndetse no gusubiza ibibazo abantu bose bazabaza, n'ibyo bifuza, n'ibyo uri udukurikira yazanye imbere yawe. Urakoze rero, turagusabye umwuka wera tuyobore, tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu, amen. Pastor, Imana iguhe umugisha. Jewe tugiye kuganira, ndakuzi maze hafi imyaka 10 tuziranye, imyaka 10 tuzanye, ndumva maze imyaka 12 mu rushako, ndumva twaramenya kumenye, maze imyaka 2 nshatse, mfite umwana wicara w'imfura. Rubare ko tuziranye, abahungu bawe ndabazi n'abakobwa bawe, abana beza cyane, ndetse n'umubare wabo ndetse n'umutware wawe. Akeshi Apostle Silas akunda gucisha ibiganiro nakabaganiriza. Mu by'ukuri ari ikintu ushaka kugira ngo nkubazeho. Ese ni gute umugore yumva ijwi ry'Imana akavuga ati ngiye mfashe umwanzuro wo guhaguruka ngiye gukorera Imana? Ese uyu mugore akeshi uvuze ko uri umugore, aho ntiyaba umugabo ari wakujyanye mu muhamagaro. Ese ni gute abantu bajya mu muhamagaro kubera ko umugabo ari ubirimo nawe akumva? Ni itegeko yuko umugabo kuba ari pasiteri n'umugore nawe agomba kuba pasiteri. Ni gute wiyumvise mu muhamagaro kandi uyu muhamagaro ukaba uwukorana n'iri torero ryawe ryo mu rugo ry'abantu 7? Yego. Umuhamagaro w'Imana rero uraza. Iyo Imana yaguhamagaye yaragutoranije, ubyiyumvamo. Yego. Icyo ni icyambere. Ubyiyumvamo, wumva ari ibintu bikurimo, wumva ari ibintu ukunze, wumva ari ibintu ushaka, wumva hari ibiza muri wowe bikubwira ngo genda uvuga ibi. Ibyo rero bikuzamo aba ari mwuka wera uri ku buzima bwawe, abakubwira ngo genda uvuga ibi. Ubwo iyo wumviye iryo jwi, uwo ni wo muhamagaro w'Imana. Yego. Iyo wumviye iryo jwi ukagenda ukavuga, uwo ni wo muhamagaro w'Imana uri muri wowe. Iyo uwo muhamagaro rero ukurimo, uri umuntu ufite urundi itorero ryo mu rugo. Bibiliya iravuga ngo utabasha gushumba abo mu rugo rwe ntagashumbe itorero rya Kristo. Yego. Rero itorero rya mbere ubanza gushumba, bya bindi bikuzamo ubanza kubibwira abo mu rugo rwawe, kubaganiriza. Ubanza kuganiriza abo mu rugo rwawe, ubanza kuganira n'umugabo wawe ukamubwira ariko ndumva ibi, mwuka wera arambwira gukora iki, mwuka wera arambwira ngo nkore iki. Icyo cyuba wumva, icyo iyo ugishyize mu bikorwa ukagikora, uhabwa umugisha n'Imana. Ikindi cya kabiri,
ubanza kuganiriza itorero ryo mu rugo abana bawe. Nkanjye mfite big family. Big family, nubwo nkubwira ngo mfite abana 7 ariko nagize abana 15. yego Abana 15 bose ndera mu rugo iwanjye. Abana banjye b'umwuka, abana nagiye ntoragura, abana nagiye mfasha, iwanjye hahora huzuye. Iryo ni itorero ubwaryo. ubwo nk'umushahara mwinjizaga mu rugo, kuko hari umuntu udukurikiye avuga ati se natunga abandi bantu wo hanze kandi nta mushahara ngira. Iyo ugereranyije n'amafaranga yinjiraga mu rugo mu kwezi waraga nkangahe? Ngereranije nk'amafaranga yinjiraga mu rugo yatungaga uwo muryango wose. Yego. Ni amafaranga atarenze 50,000. Ibihumbi 50 ukabigabanya abo bantu bose. Yego. Harimo abo ubyara, Yego. harimo ba bandi ba famiye, Yego. hari n'aba bandi noneho wazanye kubera ko uri pasiteri, uri umukozi w'Imana, umunyamuhamagaro. Yego. Bari muri urwo rugo. Yego. Bose bagiye gutungwa n'ibihumbi 50. Yego. Ese bararyaga bagahaga? Bararyaga bagahaga kubera hari ijambo nkunda ry'Abanyarwanda. Muri Abanyarwanda kenshi hari imigani bavuga isanisha n'iri muri Bibiliya. Yego. Abanyarwanda baravuga ngo ahatari umwaga Urukwavu rwisasira batanu. Cyangwa uruhu rw'imbaraga rujya gute? Urukwavu rwisasira batanu. Yego. Rero hamwe n'urukundo, hamwe no kubahana, hamwe no gutozwa kw'abo bana, kuko hari nk'abana nagiye nzana bazanywe n'abana banjye. Yego. Hari abana bo bagiye basanga ku mihanda kavuga bati uyu mwana ntagira haba. Yego. Mama turamuzanye. Uyu mwana ntafite haba. Najya gukurikirana uwo mwana nkasanga avuka nk'iyo kure. Numva niho iwabo nkamubaza amateka uko yaje nuko byagenze, nkasanga n'umwana uri aho wenda yaje aje gushaka, ageze mu mujyi biranga, bimaze kwanga abura ati kimusubiza iwabo, bigatuma abaho hose. Noneho abana banjye bakagenda bamenyana nabo kubera ko bana igihe kiragera umwana akajya ku mupira, ajya ku mupira agahurirayo n'ababana bari aho, nabo bavuga ati mu gihe butarira ngo njye gushaka urubaraza ndyamaho, reka nigire ku mupira aho abandi bana bari. Bityo bikagenda bamenyana n'abana banjye, abana banjye bakabazana. Abo bana ndabakira nk'umubyeyi. Hariho umwe muri bo iwabo baje kungabira, bampaye inka kubera kuzana uwo mwana. Uwo mwana n'umwana wari warananiranye, iwabo arananirana, agenda gutyo aza mu mujyi. Ageze mu mujyi akabaho mu mifurege, aba mu mbaraza z'abantu, ku maduka, akaryamaho bwije. Abana banjye baramuzana, bamuzanye yari umuhungu. Ndamutoza, ndamweza, ndamutunganya, mukarabyaho imyanda yose. Ntabwo byoroshye. Ni umurimo ukomeye usaba kwihangana. Ni umurimo ukomeye usaba kwizera. Yego. Ikindi ni umurimo ukomeye usaba kubanza kubyemeranywaho n'uwo mubana. Yego. Cyangwa se uwo mwashakanye. Noneho uwo mwana araza, ndamubaza amakuru ye yose, mubazi wabo ambwira nyina nta se yari afite. Nza kumubaza se agira telefone, ati nta telefone agira. Ariko mubana gutyo gusa. Ndavuga nti rero wa mwana we tungana ujye ku murongo. Yego. Byantwaye igihe kingana n'amezi 3 kugira ngo wa mwana ajye ku murongo nk'abandi. Amenye no kuryama mu rugo. Amenye kuryama mu rugo, amenye kuba yakaraba, amenye kumubwira uti genda uzana amazi hariya. Ni urugendo rutoroshye. Pastor, ukiri muri aho arakabazo ufite kamatsiko. Ese aba bana bawe ubyara, wabyaye cyangwa tubyara, byoroshye gute kwihanganira aba bandi babasanze mu rugo kandi bakaba ariho babaho mu buzima budahagije, butabona ibibahagije? Aba bana ese bo nta gikomere ashobora guhura nabo? Kuko nubwo wabibaye impamvu ndiho mbibaza, hari umuntu udukurikiye nawe uri muri kuca muri ibyo bihe. Ariko akavuga se pastor, koko natubwiza ukuri niba abana be batarashinyirizaga ariko bababara? Ese cyangwa se waba warafataga uburyo niba ari ibirayi mwatetse ukagira utuntu runaka ushyira ku ruhande abana bawe, niba ari amandazi wabaguriye ukaba ufite uburyo wahishemo turindazi tunga zo guha abana bawe, ukavuga ati ntawamenya abana ba rubanda. Ndagira ngo ako kantu ukamvanireyo. Aba bana banjye ntabwo byabacumuzaga. Kubera iki? Kubera ko bose mbafata hamwe nk'abana banjye. Yego.
b'abana banjye ntabwo barimo basobanukirwa iby'aba bana bandi ko atari abana banjye kuko ndababwira ati uwo ni umwana imana ituzaniye mw'abana mwe yego tugiye kumwakira tumwakire na cyane ko bamwe abana nka babiri nibo babazanye ndabaza uyu mwana tumwakire tubane nawe ngo mama ngo tubane nawe ngo ni ukuri ngo uzi ko yaraye hariya ku rubaraza ndamubwira tumuzane yego tumuzane noneho rero ingaruka zindi zaba kuko wa mwana wibuke ko nta muco w'ababyeyi afite yego abangaba bafite umuco w'ababyeyi bafite kirazira n'indangagaciro y'umuryango noneho wa wundi yaje rero agatangira kurenga kuri ya kirazira n'indangagaciro y'umuryango babana nibo babanza kumwibwirira yego ariko mani ngo witwaye nabi ngo ibi ntabwo ari byo urabizi imvugo zabo z'urubyiruko kwa meri ibi ntabwo bikorwa na none kwa meri mani kwa meri ibi ngibi ntabwo bikorwa akagenda yiga gake ejo arabikora ejo bundi ntabyongere ejo bundi buriya ntabyongere bityo bikazasoza atunganye abaye umwana mwiza nk'ubu urugero bamwe muri abo bana bamwe ubu ngubu ni abakozi ba leta babiri muri bo ubu ni abakozi ba leta ni abana bameze neza ni abana batunganye ndibuka muri kovide ya yindi yaguma mu nzu iriya yashariraga cyane abo bana ubwabo bishyize hamwe iyo bakorera hirya no hino nari nkifite abanjye wibuka abanjye bari bakiri bato abo ngabo bari bakuru abo bana bishyira hamwe ubwabo baravuga bati meri ubu ngubu yabuze icyo agaburira abana kuko yaheze mu nzu bonyine ubwabo baraterateranya amafaranga ngiye kubona mbona bakanza akanyenyeri bampaye amafaranga ashyitse ahagije rwose barambwira bati urebe uko nubona inzira uhahira abantu byiza cyane urumva ko yari inyungu yo gutanga yego ni abana ntazi ariko batakaje igise cyo kubihanganira rero nihanganira imibabaro yabo bagira imibabaro baguteza imibabaro ukiri aho ngaho iyi mibabaro nubwo mbikubaza ndayizimo iyi mibabaro baguteza turi kuri ijambo ry'uko uri umukozi w'imana gushumba itorero uko wahamagawe kandi ugakomeza ukanakorera n'imana iyi mibabaro baguteza yo mu rugo ingana niyo n'ubundi itorero cyangwa abakristo bashobora kuba baguteza ari ikibazo ari akantu nshaka kubazaho wigeze gukomozaho uravuga ngo iyo uhamagarwa urabanza ukaganiriza abo mu rugo uyu munsi hari umudamu ko turaganira nk'abadamu ariko dushaka ko abagabo badukurikira n'umudamu udukurikiye atega amatwi birashoboka ko uyu munsi hari umudamu udukurikiye ariho avuga ati ngewe mfite umuhamagaro wo gukorera imana ndumva mpamagarwa ariko umugabo we ntabwo abyumva nta nubwo umugabo wenda anakijijwe wenda se no gusenga aravuga ati jya ugenda usenge ntabwo nkubujije gusenga ko hari abagabo boroshye ubuzima hatagira ibindi bintu ahubwo tugende usenge ariko ntuzane ibyo guhamagarwa tangiye kwiyumva mu muhamagaro cya kibatsi nyine cy'umuhamagaro cyo kimwotsa ariko uyu mugore aratinya ahantu aca ngo abwire umugabo wowe mpamvu wenda wavuze nuko yagutega amatwi uyu mugore udukurikiye ufite umugabo utamwemerera gusenga kandi afite umuhamagaro uyu mugore ufite kuko imihamagaro iratandukanye ari ugukorera imana ufata bibiri ukajya kuvuga ubutumwa ari ugukorera imana hari umuhamagaro wo gusengera abarwayi hari n'umuhamagaro ushingiye gushyigikira abakozi b'imana gushyigikira umurimo w'imana ariko uyu muntu babana we mu rugo ntago amwemere uyu mugore ntaba agukurikiye ntavuga ati ivugire wicecekere wowe madamu nuko wifitiye umugabo w'umurokore cyangwa n'abana babakijijwe iyo ufite umugabo utabyumva rero yego aho ngaho uvunika kabiri iyo uvunitse kabiri rero bigutwara igihe kugira ngo wa mugabo wawe acyumve ndaguha urugero kera tugihamagarwa turi abakobwa batoya ariko turi ba full time twarahamagawe turi mu itorero hari umudamu kuko twe twabaga mu rusengero hakaba hari umudamu wazaga akareba situation uko tubayeho turi abana b'abakobwa bitangiye umurimo w'imana dukorera imana tuba mu rusengero dufashwa n'abashumba noneho uwo mudamu akajya tubona ariko umugabo we atabyemera mu kutabyemera rero ariko we agashaka n'iki nakora ngo gishimishe imana ese umugabo azantandukanya n'imana ese uyu mugabo wanjye
katabyumva kadashaka no kumva n'uwo muhamagaro ndakora iki. Icyo yakoraga rero ni iki wa mugore? Yakoraga akazi ke mu rugo kose akagatunganya, agategurira umugabo we neza, umugabo akagenda akajya mu kazi, yamara kujya mu kazi wa mugore akavuga ati ni ikintu nakora nanjye ngo umugabo wanjye ahabwe umugisha mu kazi aho yagiye. Hari ibintu dukora rega abagabo bacu bagahabwa umugisha kubera yuko twabikoze mu ibanga ryacu n'Imana. Yego. Noneho wa mugore ikintu yakoraga yarazaga akadusanga ku rusengero hahandi tuba, nta sabune twagiraga, nta mavuta yo kwisiga twagiraga, twari turi aho turi ba full time twarahamagawe gusa. Yarazaga akadusanga hahandi ku rusengero. Nicyo yari ashoboye gukora. Yari afite uwo muhamagaro ariko uwo babana atabyumva. Akadusanga ku rusengero. Nibutse umudamu yajyaga dusanga ntuza mu Gatsata. Hari itorero ryashungwa n'umugabo bita Frank uramuzi? Yego. Wasengeraga kwa Karemera. Yego ndamuzi. Yego. Noneho yari umudamu yari afite umugabo w'umugande yitwa Betty. Yajyaga agaburira abanyamasengesho bararagaho. Yari afite ukuntu yohereza protemage. Umuntu wese ngira ngo hari igihe bigeze kumenya abajura bamenya ko aho hantu haba ibiryo. Akaza bagateka kohereza bakabitereka ahantu ku buryo umuntu wese uri buze kurara amasengesho cyangwa uhamaze iminsi ahabona irobe ry'ibiryo. Uwo mudamu Imana amukoreye igitangaza kandi pe uvuza ko kantu rero mpita nibuka abantu bakorera Imana mu ibanga kandi byari umuhamagaro we ku buryo nta bandi bigeze babikora ngo bibahwire. Ukorera Imana rero mu ibanga ntuzavuge ngo uwo tubana ngo yambujije kwinjira mu muhamagaro. Umuhamagaro ni Imana yawuguhamagaye ugushyiramo. Uwo mubana ntago yakwitambika imbere y'Imana. Ubikora mu buryo bwawe bw'ibanga kandi wa mugabo wagahabwa umugisha kugeza ubwo azamenya ngo wa muntu naramutambaniye kandi ntabwo Imana ibishaka. Noneho wa mugore yarazaga agafata imyenda yacu twese akagenda akayimesa kuko aho twabaga nta n'amazi yahabaga. Yego. Akayimesa avuga ati ariko nanjye reka nkore gutya. Ahari aho nanjye Imana izampa umugisha. Uwo muntu yaje gukomera, abana be barakomeye ndetse barakomeye cyane muri iki gihugu n'uyu munsi barakomeye. Kubera ibyo yakoraga umugisha kubera cya kiganza na kiyaneza mama wabo yakoze. Kuko buri uko yazaga twaravugaga ngo Imana iguha umugisha. Iryo ni ijambo rikomeye riruta amafaranga. Umutima w'umuntu unyuzwe iyo watuye ngo Imana iguha umugisha, uwo mugisha ukubaho. Uzi ko abantu bariho bapfirwa abantu buriya tubwira abadukuriye ukeneye umuntu ukubwira ngo habwa umugisha. Iri jambo habwa umugisha ko hari igihe abantu barifata nkaho ari uburyo abakozi Imana barishisha cyangwa se ari ijambo ry'iterabwoba babwira abantu ngo kora iki kugira ngo nguheshe umugisha wabwa umugisha. Uwo mugisha n'undi ndawufite aka kantu kubera haje kwaduka abantu b'abatekamutwe benshi bituma b'abatekamutwe batuburira umugisha nyirizina w'Imana. Ikibikubwira rero ni iki? Aba bantu buzaniye n'umutima umenetse bakakwakirana umutima umenetse. Iyo batuye amagambo ngo Imana iguha umugisha, wa mugisha ukubaho. Kimwe nk'uko iyo bababaje bakatura umubabaro kuri wowe, wa mubabaro kugeraho. Noneho rero uyu mudamu yakoze umurimo we mu buryo bwe bw'ibanga kugeza ubwo umugabo we yaje kuvuga ati ndabyemeye, korera Imana ntuzongere kwihisha, ugenda uzana iyo myenda uyimese uyitere ipasi ushyira abakozi b'Imana. Nta gihe cyatwaye umugabo nawe aza mu rusengero. Haleluya. Uyu munsi wa none arakijijwe. Uyu munsi wa none ni umukozi w'Imana, ni umuntu umeze neza cyane. Rero gukorera Imana, umuhamagaro w'Imana nta kintu na kimwe cyakunaniza gukorera Imana. Hari igihe ubana n'umuntu akakunaniza. Ntabwo yakunaniza, yaguca intege ariko ntabwo yakunaniza. Yagusubiza inyuma akakudindiza ariko ntiyakuzimya rwose. Ariko iyo akuzimije rwose ubwo iyo mbuto ibipfuye muri wowe. None ko dufite abantu dufite ahangaha cyo ndakibaza mu buryo bubiri. Dufite abagabo bakajya n'abagore bo basiga ibyo waba byoroshe, sibyo? We akavuga ati iwanjye ntibanyumva ariko nzi neza ko hanze banyumva. Harya iyi mbuto ugiye kubiba hariya itabibwa iwawe, ese cyangwa gukandamizwa ko ni kwabaho
ko gukandamiza umuhamagaro ariko nubwo ari umuhamagaro kuwukandamiza ku muhamagaro ukagumya ukakubamo ukagutwika ariko utegereje ntiwaba ubyihoreye ariko ugategeza igihe Imana izemerera igahita mwene so akabyemera none ukajya kuwukorera. Pastor, iyo mbuto ujya gutanga ahandi iwawe itemerwa, iyo mbuto ibisharira. Nose ntari umurima ushobora guhingamo ibirayi ntibyere ariko wabijyana ahandi bikera. Birashoboka bwo iyo mbuto ntabwo ibishobora kwemerwa aho ngaho. Nanone ngarutse mu rundi ruhande na Yesu we ubwe iwabo ntabwo yemewe kuko ari iwabo. Iwabo impamvu atemewe nuko ari abantu bamumenyereye, abantu bavuga bati se yahanura, se yavuga ibyo avuga nibyo, ni umuhanuzi se koko ibyo avuga nibyo ntabyemere kubera ko bamumenyereye n'umuntu basanzwe babonaho. Ni nako bavugaga ngo uriya muhungu wa Yosefu na Mariya ejo bundi yavuka tumureba hari ikiza yavuga iki se umwana w'Imana, bakabipfobya. No mu rundi ruhande rw'abakozi b'Imana hari igihe iwanyu batakwemera kubera yuko ari uko nguko bakuvaramo bakubona buri munsi mu buzima bwa buri munsi, ariko iyo wamaze kwemerwa rwose n'Imana no mu rugo barakwemera. Ako kantu urakavuze numva urandafashijwe cyane. Iyo Imana yamaze kukwemera n'iwanyu mu rugo aho uvuka naho washatse barakwemera ko Imana ize gute yakwemeye. Bivuga ko hari igihe ushobora guhaguruka ko wiyumvisemo ikibatsi cyo kwemerwa ukumva umuhamagaro. Hari itandukaniro ryo guhamagarwa no kwemerwa. Yego iyi Imana yakwemeye rero yakwemeje, ikwemeza bose, ikwemeza ab'iwanyu, ikwemeza abo mu nzu, ikwemeza abo hanze, ikwemeza abaturanyi, ikwemeza abavandimwe, irakwemeza kuko iba yaguhamagaye ubwayo. Ibyo uvuga n'imbuto wera n'ibyo ukora icyubahiro cy'Imana kikaza kikabitwikira ukemerwa. Urakoze. Ariko uyu munsi mfite akabazo kubera ko ari uburyo twebwe ubwacu tubyara umubiri ntabwo tubyara umwuka. Ni ukuvuga ngo hari igihe ukorera Imana uri umumama pe, reka twihereho tukajya mu ivugabutumwa, ukaba ufite igiterane ahantu, wava mu giterane ukaba ufite abantu ugomba gusengera. Hari igihe tubwiriza ubutumwa no ku ma YouTube abantu bakaduhamagara mu dusengere n'ibindi nk'ibyo byose, ariko none ugasanga cyangwa se reka mvuga ngo tuve mu giterane hanze tugeze mu rugo tubageze bwije kandi turi abagore. Urabyumva? Wenda umugabo yantanze mu rugo cyangwa umugabo aje nyuma, hari abagabo batinya gutaha mu rugo nta mugore uhari, ariko uyu mugore atahanye cya cyubahiro yari afite mu giterane kwa kundi bari bamutwaje ibitabo aremereye cyane. Urabizi ukomeye cyane umukozi Imana dukunda abyinjiranye mu rugo, none agashaka ko aba bana bagomba kumufata kumuha cya cyubahiro nk'uko b'abakristo rwa rubyiruko rwamufashije, agashaka ko kuba yakorewe protokole n'umugabo ungana n'uwe akumva ko na wa mugabo we ari uko. Uyu mugore agomba, ndashaka aha hantu untandukanirize kubera ko impamvu ivuga ndabizi ko bizi. Ni gute uyu mugore agomba kuza akitwara mu rugo kugira ngo yubake? Kuko ari igihe uzi ugashaka kuba gutyo, ugashaka kugira ngo babana baho uvuye kubwiriza babigisha inyigisho, ariko uwawe mu rugo ntabwo yigishwa inyigisho. Tugasoza abana bacu bari bo babaye ibirara, ibyo manzi, bagiye mu biyobyabwenge, mbese ni babana bo kwa pasiteri barakweje ko uyu mugore bwitwara ate mu gihe avuye gukora umurimo ageze mu rugo. Ubundi uyu mugore uko yakabaye yitwara mu gihe uvuye mu ivugabutumwa nk'uko amaso yawe y'umwuka yarebye, amaso yawe y'umubiri yarebye, warebye icyubahiro baguhaye, warebye uko abantu bagushyize hejuru, baguhaye izindi mbaraga. Za mbaraga zizane urebe izo wakoresheje mu rundi rubyiruko, mu bandi bagore n'abandi bagabo, imbaraga wakoresheje z'ijambo ry'Imana, rya jambo baryitorera urizanira abana bawe, urizanira abantu bose ufite mu rugo. Wicare uganire nabo, babwire uti mvuye ku murimo w'Imana, ntuhinduke intare mu rugo, ntushake cya cyubahiro. Ushatse kuvuga ngo ntabwo ya mavuta akomeye yakakaye uri buyazane mu rugo, yacubye uze waciye bugufi, usabane na ba bantu b'iwawe. Yego, kuko nuza wabaye ushaka cya cyubahiro ntabwo bari bukumve. Nuza wacubije cya cyubahiro ukagicisha bugufi, ugasabana nabo, ukaba mama
ukaba inshuti birenga kuba mama ukaba inshuti y'ababana bo mu rugo nabo babafamiliye bose abantu bose bari mu rugo iwawe b'inshuti nabo icyo gihe nawe kuko waje uri umukozi w'Imana hari abagutwaje wenda cyangwa hari abaguherekeje bazaha agaciro icyo cyubahiro bakubonanye kandi kubera ukuntu wasabanye nabo bazaha agaciro uriwe ariko nuza wabaye intare ukaza se cyangwa utabaye intare ariko uri umunyacyubahiro kirenze bizaba birangiye icyo gihe ntabwo bazagira umugabo rero nawe uramugira gute uyu mugabo uramwakira ute kandi uvuye hariya kandi ufite cya cyubahiro uyo mu gihe uri umugore uzanye cya cyubahiro cyose kizana igihe umugabo wawe kandi ari wowe munyamuhamagaro ari wowe ufite amavuta pasita nawe wararengereye zana cya cyubahiro cyawe banza umenye ngo ubwo ugeze aho ngaho cya mbere uri umugore muri urwo rugo yego ubwo uri umugore muri urwo rugo rero Bibiliya iravuga ngo tuganduke yego gerageza kwiga kugandukira wa mugabo wawe wicishe bugufi wizana bya byubahiro byawe bakubashyemo hariya ngo ushake ngo abe ari byo n'umugabo wawe akubahamo uya ntabwo ibyo bizavamo ahubwo ngwino mukomeze kwibera inshuti wowe n'umugabo wawe b'inshuti n'umugabo wawe wiba umunyacyubahiro n'umugabo wawe kuko nta nkube ebyiri mu rugo urumva b'inshuti n'umugabo wawe wiba umunyacyubahiro ku mugabo wawe wowe b'inshuti nawe hanyuma wazaterura cya cyubahiro akizamure akugira umunyacyubahiro kuko uri inshuti nawe nuba uri inshuti nawe azakugira umunyacyubahiro nuba mutari inshuti nawe cya cyubahiro cyawe kizapfa ubusa kandi azacyica azacyangiza umugabo yabishatse aracyangira akwicira ubuhamya kwangize hose akwicira ubuhamya uzarangira bizasoza madamu rero mugerageza gushaka kugira ngo uko mwari muri hanze ariko mugaruka mugabanye pasita iki kiganiro kiraryoshye ari ikintu rero ngiye kwibazaho dufite ari igihe umuntu aza nk'uko cya cyubahiro n'aya mavuta akinjira mu rugo urumva ari kuri telefone abyumva ari muri telefone akagera mu rugo ari muri telefone mu gitanda ari telefone ubuzima bwe bwose ugasanga ari muri telefone wa mugabo ntamubone ese uyu mugabo birashoboka ko wenda niba atari na telefone n'indi mico uyu mugabo azakora ibishoboka byose ashaka uburyo yice cya cyubahiro cyawe kugira ngo umwubahe iyo uyu mugore utashatse kwicisha bugufi akiri ku marembo agashaka we kubwe ko ubundi akinjira mu marembo uri umugore ugiye mu rugo rurimo umugabo hanyuma uyu mugore umugabo natangira gusa nkaho amuhugura cyangwa se umugabo ashobora kuguhugura avuga cyangwa se afata ibyemezo ko hari igihe uyu mugore ashobora kuvuga ati umugabo harambangamira iyo ngendeye nkurikije n'ukuntu Imana yampamagaye ikangira umukozi w'Imana mfite amavuta yanjye abantu bose barayubaha harya uyu mugabo akora wambangamira agahita abona ko batagikwiranye akongera ati ngewe nshingiye no kuri ibi nsanze n'ubundi Imana yambwiye ko nta nubwo ukiri n'uwanjye ahangaha si ho hashobora guturuka guhita witotomba mu mutima kubera ko utashatse kuba inshuti na wa mugabo ngo ufate icya cyubahiro kimwe nawe akikugarurire noneho bikaba ngombwa rero hashobora kwerekana gutangira kumuharurukwa mu mutima ugatangira kumva ko atari umugabo w'inzozi zawe utagukwiye ahubwo hari abandi mwirirwana mwivuga butuma ari we mugabo wawe ari we bakwiranye nawe we ntabwo dukwiranye noneho ukaba wafata ibyemezo byo kumva mu mutima wamusohora ukamwirukana noneho bigasatirwa no gusenya kuko aho hantu iyo bimeze gutya hita hinjira n'abahanuzi vuba direkite bahanura yuko n'ubundi uwo mugabo atari uwawe icyo gihe rero mushumba uba wamaze kuvangirwa iyo wamaze kubona ko wa muntu mubyaranye 2 3 4 5 atakiri uwawe kubera ko adafite amavuta nk'ayawe tayari uba wamaze kuvangirwa icyo ni icya mbere icya kabiri niba hari abantu baguhamagaye turi abakozi b'Imana turadusengera abantu hirya no hino aba bantu bakatwiyumvamo akaguhamagara pastor nsengera ibi nibi pastor mfasha gutya na gutya nibyo koko baragukeneye ariko umwanya wabo warangiye mu gihe wari uri ukora umurimo w'Imana niba ugarutse ubuje gukora umurimo w'Imana mu rugo
niba rero baguhamagaye banza ubwire umugabo wawe cyangwa umugore wawe yaramuhamagaye full time ni gute ari butandukanye kandi ari full time full time ukuva mu gitondo kugeza saa 12 saa 13 saa moya ubwo tangira ikiganiro itorero ryo mu rugo niba winjiye uri kuri telefone bwira umugabo wawe sorry kambanze mvugisha uyu muntu arankeneye cyane kuko ububazi uyu muntu arankeneye cyane rero sorry sheri kambanze muvugishe ubanze umuvugishe ariko niba winjiye ubona ntunavuze uti mwiriwe icyo gihe uba wamaze kuvangirwa kandi habaho na protokole zitwinjiza mu mago yacu zishaka gukora protokole rero zikora ziprotokora mu rugo yewe ntago nzemera gute izo protokole ziprotokora mu rugo ntago ari byo ziprotokore mu rusengero ziprotokore mu nzira ariko niba tugeze mu rugo wowe papa na mama mufite abandi babafasha mu rugo mu buzima bwa buri munsi bahasanzwe bahahora bazi ibyaho izo protokole rero ziza guprotokora mu rugo izo ni kwa kuvangirwa ubwo uba wavangiwe tayari izo protokole keretse niba hari umuntu w'umukristo wawe ku rusengero rwawe uvuga ati pastor nzaza kugufasha iki niki ariko yabigusabye azaza mubiziranyeho aje kubw'impamvu runaka azayikore asoze agende na protokole mu rugo pastor ibyo ngibyo nibyo byatumye abantu bavangira aha rero turajya ngo tuhatinde kuko akeshi tubona ko kuba udafite za protokole mu rugo ayigutwaza iki nta mavuta ufite kandi izi protokole ntago zizi neza ko noneho ahangaha turahajyaniranya izi protokole zo mu rusengero ziza cyangwa aho tuvuye kubwiriza zidukurikira nkanjye nk'umugore zikamukurikiza zikageza mu rugo cyangwa se nk'umugabo wanjye zikamukurikira zikamugeza mu rugo zikamuprotokora mu rugo zimenye ko ziriho zituma abakozi Imana bavangirwa zirasenya ntago zubaka izo ngizo nizihagararira hariya mu rusengero hanyuma mu rugo wowe umugore uzi uko protokora umugabo wawe n'umugabo azi uko protokora umugore we aho ngaho nibwo umuryango muzahuza mukiyubaka mukavuga ngo dukora iki nyuma ya bya byubahiro byinshi byahariya ku rusengero mukaba muri hano mu rugo menya ngo turagendana gute na mugenzi wanjye turabyitwaramo gute wowe uzi ukuntu bigenza umugabo wawe uzi ibyo akunda uzi n'ibyo yanga iriya protokole ivuye hanze izi ibyo akunda n'ibyo yanga biziteze hanyuma jewe umugabo wanjye azi ibyo nkunda azi n'ibyo nanga iriya protokole ivuye hanze izi ibyo nkunda n'ibyo nanga nizigarukire hariya rero ku rusengero no mu nzira niba tugeze mu rugo nizigarukiraho zitahe nta bindi izo niziza kuvanga wa muntu bigatuma bimutera umwuka wo kwikakaza no kwizamura bigatuma bimutera umwuka wo kwihimbaza no kwigira igitangaza na wa mwanya wo kwita ku muryango we bigatuma tongera no kuwutekereza ahubwo nta nubwo yongera kuwutekereza ahora atekereza babandi bamushyize mu bicu kandi baramuzamura bamushyitse mu bicu hariya iyo zigeze garukira hariya nunigisha n'abantu bawe ujye ubigisha ubamenyeshe ko protokole zigarukira mu rusengero no mu nzira mu rugo papa na mama bari protokora n'abana babo tugana ku musozo Imana amahoro guhumugisha ndifuza ko ubutaha tuzavuga kuri protokole zibuza umukristo kwegera umukozi w'Imana kandi afite ikibazo abyumvise iyo tubonye Bibiliya itubwira wa mugore wari urwaye bamaze imyaka 12 yabuze ahantu aca ababyigaga Yesu bari benshi ariko nubwo yabyiganye yakoze ku ncunda za Yesu arakira ariko tuzavuga kuri izi protokole impamvu mbishakaho nk'umushumba w'inararibonye kandi ugishumbye iryo torero ryo mu rugo ukigerageje ko ufite ubuhamya tuzaba tura kuri izi protokole zibuza abakristo kuba mfite ikibazo jewe cyangwa se hari umuntu ufite ikibazo ariko kungeraho bikanga yego kandi namutuma wenda yari kukugeraho agakira maze kumenya ko hari protokole zibuza zikora ibintu kandi nabo baprotokora batabibatumye yego
barahari barahari sibyo benshi cyane atababwiye ariko gusa akakuzamura amavuta kandi ayo mavuta bamuzamuriraho nayo kumuriraho gusa ukamubwira uti ndagushaka telefone ukayihamagara ikitabwa n'undi muntu kandi uyu muntu akeneye kukumva agakira rero Imana igumugisha reka tubwire abadukurikiye birashoboka ko waba hari uburyo ushobora kuba wumvisemo iki kiganiro kandi ukumva kirakuryoheye kiragufashije ko tukiganiriye nk'abashumba tukiganira nk'ababyeyi bagerageza gushumba itorero ndetse nabo mu rugo rwacu kugira ngo tugufashe nawe ubwawe bishobora kuba mu rugo ujya kuvuga ubutumwa bikamera gutyo nk'uko ubyumvise nk'uko Pasiteri Betty abivuzemo mu kanya ngiye ku mwaka aduhe nimero ze za telefone ushobora kuba udukurikiye uvuga uti jyewe ibi byose muvuze uti jyewe mbona mumbeshye kubera ko jyewe mva kuvuga ubutumwa umugabo akankubita umugabo yambujije kujya gusenga barahari anzi neza ko azaguha inama nziza ariko nanjye mbere ko utanga nimero hari ikibazo nshaka kwibariza uriteguye nitwongera gutumira uzaza yego nzaza mwandike muri komenti icyo mushaka noneho ko tuzaganiraho ubutaha tuzaganira tujya kujya dukora ibiganiro kugira ngo mumenye ukuri kuko akenshi mufite ukuntu mwakira amakuru y'ibihuha mwafasha abakozi b'Imana b'abadamu mubafata ko ari ibirara mubafata ko nta muntu wabwiriza ubutumwa ngo narangiza azarera abo mu rugo rw'abana be muzi yuko twirirwa mu bandi ariko abacu ntago mwemera ko ari umupasiteri ushobora kugandukira umugabo we ariko turaza kuganira tubereka indangagaciro nawe ubwawe warusigaye utakigira icyizere umukozi w'Imana kugira ngo ubashe kumenya Imana ibaho umugisha rero watubwira nimero za telefone kugira ngo noneho ugushaka agire gute akubone nomero zanjye za telefoni ni 0782 72 17 72 izo nizo ziri kuri WhatsApp yego 72 iziri kuri WhatsApp ni 07 iziri kuri WhatsApp ziri kuri WhatsApp ni 0781 5 7 6 6 abari mu mahanga murakoresha ikimenyetso cyo guteranya 250 7 8 5 7 3 4 zibaruye mazina ya Betty Kamatenesi ubwo ushobora kumwandikira kuri WhatsApp mukaganira cyangwa se akagusengera ushobora no kumuhamagara ni nayo yihamagaye nayo iritaba Imana rero iguha umugisha kandi tuganije neza nawe kandi ushobora kuba wumva izi nyigisho ziri aho zigukuye twandikire muri komenti utwandikire kugira ngo ubashe kudutera inkunga mu buryo bumwe n'ubundi wadutera inkunga y'ibifatika wadutera inkunga y'amasengesho dukeneye ibintu byinshi kugira ngo twagure ubwami bw'Imana reka duse pastor rero adusengere kugira ngo tubashe kugera dusoza ikiganiro cyacu murakoze yego kadukubaha Imana dusenge Mana data se umwami wacu Yesu Kristo duciye bugufi imbere y'amaso yawe tugushima yuko uri Imana ishobora byose uri Imana isumba byose uri hejuru ya byose uri byose muri byose tugushimiye rero aka kanya keza tugize ko kuganira kuri iri jambo jye n'umukozi wawe Pastor Fanny tuganira ku bw'iki kiganiro cy'ingo mwami ngusabye ngo winjire mu mitima y'abantu bawe no mu matwi yabo ubasesengurire cyane kurushaho aho tugarukiye ubigishe kandi ubasobanurire kuko uri Imana igira neza reka buri wese wakurikiye kino kiganiro afashwe nacyo kandi buri wese wakurikiye kino kiganiro kimugirira umumaro mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi risumba yandi mazina urakoze rero kumugisha buri wese wadukurikiye waduteze amatwi wafashe umwanya we kugira ngo akurikire kino kiganiro ubaho umugisha kandi ubagire neza urakoze turagushimiye umugisha Pastor Fanny twabanye muri iki kiganiro kandi nanjye ungirire neza bana natwe muri byose ni mu izina rya Kristo Yesu dusenze twizeye amen Imana rero ibaho umugisha mwese kandi nakagaruka shalom shalom